abakecuru barabinywaga batate banywaga urwo rwagwa ariko barumweraga mu rugo hazi ko hari n'amatabi bitaga ibikamba ibintu nk'ibyo bashyiraga ko ngiye nakuze na tate wanjye umukecuru n'umuzehe babisangira nta kibazo cyari gihari ko nyine babinyweraga aho ngaho juste ntabwo ari bugende hanze ngo yandagare n'iki ntacyo byari bitwaye mu muco ntacyo byari bitwaye aho byapfiriye ni muri generation twebwe bazanye icyo bita gender balance none se muri gender balance bashyizemo ko nyine n'abakobwa bagomba kujya mu kabari sinzi niba muri gender balance birimo nawe musore neda over my dead body I can't why kandi hari abakobwa babikora why should I why should I no tell me why should I am I his mother no amacunda yamena mu bisabo kandi n'umuhungu wagize gute uyu muhungu ariko n'umuhungu ni umurundi wasangiye aho ariko bigenda si byose nongere ngushimire wakoze subscribe kuri The Sam Connect ndetse n'undi utarayikora nawe uyikore no tugiye kugira ngo duhuye uyu munsi nawe yongere ayikore niba azayikore yongera abwire na mugenzi we akore subscribe. Aha turi rero ni kuri Kaze Park ufite ubukwe ugaba ukeneye kwakira abantu benshi waza hano niho honyine muri Mayange bagufasha kuri yo service. Yejo bakwitende. Hello guys. Bakwite Tony. Nitwa Esperance. Tutwo twanya umyaye two guhina amazina. Esperance bivuga ngo ni Esperance. Umutoni Esperance. Urukushyizemo ikintu cy'igifaransa niyo mpamvu. Yeyo ndakubona cyane. Niyo SP. Niyo bahina. Iyo bahinnye Esperance havamo SP. Nundi niyo babandi ba Claudine ngo ni ba Koko nabande bose hajya ni bande banijya numva bakunda guhina amazina. Ambo ndakubona rero ku cyango cyawo wihahi. SP ubu wambaye nkangaye. Kurikije. Byasaba kubara. Kaduhere ku nkweto. 35 pant 8K t-shirt 5 Kyo jacket 15 wageze muri angahe nyakuba. Abantu muri kubara mutubwire ku mutwe subu bya danje. Siko mbona nta vibe ufite urakonje. 5K hagize kuba hari imbeho hagize no kuba hari iki Ebwo ni weda nyine yabiteye byose wambaye nka 80 cyakora tugereranyije na Brings nago ni nayibonye. Ngibi byo nabyo atanje nago birenze. Brings ni zaho ni bisambo. Siko nta vibe ufite se urakonje. Arakonje imbeho. Arakonje. Ushakira umugabo se. Bantu banje umuntu ugiri yerekwa naritambutse. Umuntu ugiri yerekwa ritambutse. Ajye muri comment section turaza gushyiramo nimero yawe. Abantu batirundira muri comment section yanyu gasanga babaye benshi ubuza amahitamo. Yeyo ndakubona rero. Waje uturutse hajya ni hehe? Rubavu. Gutoka Igoma. Igoma bimeze bite? Yarata ni hafi hano. Ko biri kose utuye mu karere k'Ubudasa. Ubudasa je ni nakaye karere. Amaye nkawe karere k'Ubudasa kamenamo karere k'Ubudasa nakaye. Karere ka Bugesera. Ubudasa. Bakita karere k'Ubudasa. Munzara. Wigeze uhagirira inzara? Cyane. Hano mu nta kintu cyera cyaho. Habuze icyo ahubwo. Hari iki se? Nta kintu kidahari na kimwe. Amafi yo muri cyo. Amafi arahari kandi aba hari amafi meza. Biterwa n'iki nayo ugiye kugeranya nayo. Uzi impamvu kitwa karere k'Ubudasa se? Insobanurire. Nuko nyine Budasa nta handi hantu busa nawe. Okay. Reka duhere ku kintu aseri kambaza ikibazo kimwe cy'amatsiko. Uri umukobwa? Yego. Uri umukobwa? Yeah. Niba atari banga ufite imyaka ingahe? 28.
kudashaka se biriya bintu se si ubushake bw'Imana. Yeah. ubushake bw'Imana kera wasangaga akenshi abakobwa bakundaga gushaka bakiri bato, yego bakundaga gushaka bakiri bato, ariko abakobwa bo muri ino minsi sinzi ibintu mwihaye ngo winyumvira imyaka 28 yose ejo bundi urataranura. Abakobwa ba kera impamvu bashakaga bakiri bato ntago bigaga. Hanyuma mwe kuki muri gutinda gushaka? Twe tubanza kujya muri ayo mashuri yose n'iki kubaka ubuzima ukabanza mukishaye, ariko nese nta musista asuze ufite nk'imyaka nka 22 akaba afite urugo kandi arasoje na kaminuza. Barahari ko si benshi. Ariko barahari. Yego. Si benshi. Wowe se nyine byagenze bite? Ngiye ubwo ngende muri abo basigaye. Babanje kugira ute? Gusetinga. Okay, in general niki kintu kibitera, ubona ari iki kibitera muri rusange? Muri rusange rero urareba amashuri n'ubundi kuyiga barayiga, ntago yaba impamvu yo gutuma abakobwa benshi batinda gushaka, kandi abenshi barabyihoreye, ahubwo usanga bahitamo kubyara ngo bagahita barekera aho ngaho. Uzi ikintu gituma umukobwa atinda gushaka cyangwa se akabivamo agahitamo kubyara ni heartbreaks. Heartbreak. aba nyine yarakundanye n'umuntu ugasanga yamuhemukiye, wenda yabyaba rimwe kabiri akabivamo. Wigeze ugira heartbreak? Yeah, once. Rimwe. Niba atari banga byari byagenze bite? Umuhungu dukundana yaryamanye n'umukobwa w'inshuti yanjye. Yari yaryamanye n'inshuti yawe? Wabimenye gute se? Kuko nigaga muri universite twari abakobwa 6 b'inshuti. Umwe muri bo urumva niwe wabikoze, undi arabimbwira, abandi bari babizi, umwe muri bo nyine abintwari arabimbwira. Akora rero ndikumva ari amagambo neza ubwo bwiwe n'iki kari byo kandi narababajije bombi baranabyemera. Warababajije nyine ubwira ko uburyo wagiyemo nk'urugero gukuntu wagiyemo kugira ngo ubabaze uvuga ati unazo baragira mubaza ati ngo wowe na runaka mwararyamanye barikiriza ngo yigo. Urumva narabimenye sinabyemera ndavuga ntabwo bibaho. Okay, exactly, nundi wese nko yabikora. Yego. Hashize cyumweru nka 3 ko umungu twakundanaga akunda gusinda cyane. Ari umusinzi koko. Arasinda none wasinze aramamagara, kandi iyo yabaga yasinze ibintu byose namubazaga ari ukuri yabimbwiraga. Yarabivugaga. Ubwo niho namubajije arabyemera. Ngira ngo hari nuko yasinze nzongera mbimubaze ejo ko nyine ni ibintu bitari byoroshye kubyumva ngo byakire. Yego. Ariko n'undi mubajije still arabyemera. Nundi arabyemera. Just gutyo kukubwira gusa. Ariko byari ibyo ntabwo kwari kubeshya. Ese bose bambeshya. Ubwo nibyo ndimo ndibaza, hanyuma bigahita bituma abandi bahungu bose babicyase n'abandi bakobwa bose bakavuga ati just nyine gushaka turabyihoreye. Oya ngize, ariko nta nubwo nigeze mvuga ngiye ko ntashaka. Gushaka rega. Ako navuze ngo heartbreaks. Yes, heartbreaks. Zakuridinga kugira ute? Kubivamo. None subwo ari byo rero nta muntu wazigera ashaka. Ariko abantu bafite imyumvire itandukanye. Hari ugira heartbreak agakomeza, ubuzima burakomeje. Hari niyo ugira ukumva nyine ari giving up ibintu bivuyemo ntago ashaka kongera kubikora. Kandi abakobwa mugira ingeso yo gukunda nabi, niko nabyita. Bakunda nabi, banangana nabi. Ese ni ihame ko ninde washyizeho itegeko ry'uko buri couple yose igomba gukora sex? No one. Ninde se washyira iryo tegeko? Kuki sari nk'ihame nyine? Just usanga ni hari abantu nigeze kuvugishaho ambwira yuko just atakuna n'umukobwa bataryamana. Hari n'umusista nawe wigeze kubimbira ati umujama tansabye ubwo nyine nta kintu twaba ducilinga. Si bya bintu se by'uko umuco wacitse? Byo ko umuco waracitse? Waracitse kuko nose nk'ababyeyi bacu cyangwa babanjirije ibyo bintu byigeze bibabaho. Twe turagerageza kwisanisha nabo tutaribo. Nyine nicyo kibazo. Turagerageza kuba nk'abazungu cyangwa abandi bantu bateye imbere kandi we are not. Okay. Ugasanga noneho
niba umuhungu mutaryamanye mukundana arakwanga cyangwa se n'umukobwa nawe akwanga wabona ngo uri indaya ibintu nk'ibyo nyine nta kintu ariko kandi mu by'ukuri buse twavuga ko ni umuco wamaje gucika umuco wamaje kuwuzuzamo uducogocogo twico bamaze gushyiramo ibindi nyine barabuvanze kandi ibintu byanabagiyemo wana urandura neza neza urandura fresh ku buryo usanga ese ntabwo ubona umwana w'imyaka 12 ngo aratwite Jesus kandi koko ejo nahoze mbona ndeba icyegeranyo umuntu bavugaga ni umusista bari barimo bakora urutonde rw'abantu babyaye bakiri bato nsanga mbona ngo hari umwana w'imyaka 7 ningahe atwite just ngo niwe umuntu wabyaye akiri mutoya bibaho nyine hari igihe wenda umwana aba yararezwe nabi rimwe cyangwa nawe akakigira nabi byose bibaho ku buryo biridinga kuri izo ngeso ya noneho rero hakaba abakobwa bakunda kubigiramo ama depression bakiyahuza inzoga bibaho ako kantu nakabajije nimugoroba nakabajije abantu hari abantu bagiye bansubiza nabajije ati se nyibutsa haje ikibazo nabajije ni gute nze nyirebe ajya cyagiye cameraman mfite cameraman wanjye ngo ni Kadete mu muco nyarwanda kunywa inzoga ku gitsina gore ni amahano for some reasons ni amahano gute kuko reka tugende gake gake kera bundi byari bimeze bite kera ukuntu byari bimeze ubundi kera urumva hari ukuntu bagiraga ngo bitoki bakenga urwagwa ongereje abakecuru barabinywaga batate banywaga urwo rwagwa ariko barumweraga mu rugo hazi ko hari n'amatabi bitaga ibikamba ibintu nk'ibyo bashyiraga ko ngiye nakuze na tate wanjye umukecuru n'umuzehe babisangira nta kibazo cyari gihari ko nyine babinyweraga aho ngaho juste ntabwo ari bugende hanze ngo yandagare n'iki ntacyo byari bitwaye mu muco ntacyo byari bitwaye aho byapfiriye ni muri generation twebwe generation yacu ko bigenda bite nyine ubona clubbing drinking just and we became crazy mucyo nyine ugasanga umuntu nyine umukobwa yataye agaciro ko yasaze nyine yarengeje urugero rwagombaga kugeraho noneho agasigara ari gukoreshwa n'ibyanyoye ntabwo yerutse kumva umwana w'umukobwa wapfuye ngo yateye amashoti menshi ngo icupa ryose yarimara ryari kera ako niwe nigeze kubona bari barimo basuka rikeri mu kanwa ngo bajye bayisuka gutya yarapfuye ngo urumva nyine barakabije oya hari n'amata y'ingo kubera heartbreak ako most of them heartbreaks akumva nyine n'undi niba bayumva ko nta bundi buzima afite nta cyizere cy'ejo gihari akazi yahoze agahitamo kwinywera inzoga none se ubundi wenda turetse ibyo kuvuga ngo umuco nyarwanda kuri kino gihe bazanye icyo bita gender balance none se muri gender balance bashyizemo ko nyine n'abakobwa bagomba kujya mu kabari sinzi niba muri gender balance birimo bavuze ko ibyo umuhungu yakora n'umukobwa yabikora ariko hari ibintu umuhungu akwiye gukora utakora nk'urugero ese umuhungu ashobora kuva mu rugo atatse uruhusa sibyo akamara like 5 days no one care mbese usibe kumubaza ngo uri hehe nta kindi kintu cyatari bamubaza ariko umukobwa ndizera ko maze n'umunsi umwe byaba ari ibibazo byaba byaciye rero hari ni uburinganire abantu babwumvishije nabi babifashe ko nyine icyo umuhungu cyose yakora n'umukobwa agikora kandi ntabwo ari abantu bamwe ntibashukika kimwe ntibahura n'ibishuko bingana rero niyo mpamvu nyine abakobwa cyangwa abagore babifashe mu buryo butari reka ngiye kusomera comment hano umuntu yamaye kuri icyo kibazo nabajije yambwiye ngo njye mba numva nta byari bikaze gusa nta mugore wagombaga
kuzinywera ku karubanda kandi n'ubu mba numva ariko byagenda none uburinganire bwaringanije n'ibitaringanizwa nicyo kibazo nyine kuko iyo azinywereye mu ruhame arasara akaba undi muntu nyine noneho atagaciro ubwe umuryango we igihugu cye sosiyete cyose nyine gishyira mu kangaratete icyo kibazo niyo mpamvu nyine bibaye byiza yazinywera mu rugo ari nkawe niko wumva byagenda niko byagenda abakobwa b'ibisare ikize kujya muri club nsanga abakobwa babyina bambaye ubusa biriya bintu wabikora utari dose utari overdose ntabwo bibaho ahubwo se uzabimubaze ejo biriya bintu wabikoze ntabwo yabyemera nubwo nakwemera ko yabikoze keretse wenda ufite nka video nibwo nicyo gihamya cyonyine nawe undi ntiyabyemera noneho rero reka tujye ku kintu kijyanye no kuba n'ubusambanyi buri mu rubyiruko ko nabyita urareba abahungu n'abakobwa akenshi ndeka ndajya ku bakobwa kuri side y'abakobwa baryamana n'abahungu kugira ngo nyine bagire ikintu bagaringa okay noneho sasa hari wenda ubuzima ntago buba ari bwiza ku mpande zombi ariko ugiye kumbwira ukuntu byumva kuba umukobwa afata umwanzuro wo kuba yavuga ati ngiye kujya muri bino bintu kandi ndabizi neza ko ari byo kariho nzakura amarongo biriya bintu ni igisebo cya mbere ni igisebo ko hari ibintu byinshi wakora ukabona amafaranga ariko arabikora kare yego nyine barabikora ariko you sell your body you sell your dignity your respect your family is a stake ibintu byose mbese ubuzima bwawe bwonyine buba buri mu kaga ntiwubahwa umuryango wawe nta muntu n'umwe ushobora guha agaciro aho ukomoka n'abazagukomokaho nabo ntabwo bagira value uzarebe nk'umusore washatse umuntu wari nk'indaya kera baravuga ngo uriya se azamutunga azamushobora se afite ibyo kumuha kuko nyine inzira yari yarahisemo yo kubaho ntabwo yari nziza iyo ukora kariya kazi ashaka no kuvuga izina kaba kagayitse kuri wowe ku muryango wawe n'umuntu wazashaka nawe ubwe za sosiyete imwibazaho bakibaza niba azagushobora kuko bazi ko wamenyera ubuzima bworoshye you sleep for money wabona ayo mafaranga nyine urumva amafaranga wabonye utaruhiye ndozi ko abatayaruhiye uyakoresha ibintu uba mu buzima buhenze bworoshye ntushaka kuvunika rero iyo umusore ashatse nk'uwo mukobwa abantu bamwibazaho niba azamushobora bisaba kuba ufite ikofi my dear ushaka uwo mukobwa ko guproviding ibintu bye biba bihenze kandi noneho kuba umukeneye nyine kuko iyo abibuze gato asubiraho yarari none se ku kigo ariko hari abakobwa bagira icyo baba bita aba sex partner babaho just no se byo kugira ngo nyine ureba ubundi twebwe abahungu ni twebwe ubusanga akenshi ibintu dukora nyine cyase uburyo tuba tubayeho ni kureba umukobwa turamwaprochinze just sex up none ugasanga umukobwa ariko imbeho yakwishe ntabwo cyane yakwishe kandi wifubitse ntabwo cyane ugasanga nyine hari n'umukobwa nanone ugasanga ati ngiye uriya muhungu naramwifatiye tugomba kuzatugira akajya ajya no gukura abandi bantu akamuzanira ntabwo ari umusex partner ahubwo hari ukuntu ukunda umuntu akennye ariko nyine kwangana kaguha keya kakwitayeho wa muntu kubaza wabyutse wariye something like that abakobwa rero barabikunda bamwe muri bo si bose ariko barababikunda we hari umuntu wahereza amafaranga nawe umusore neda over my dead body I can't kandi hari abakobwa babikora why should I why should I no tell me why should I am I his mother no oya ntabwo biri seriye ntabwo nabikora ntabwo wabikora nyine kerekana nubwo bishobora no kubaho ntabwo bishobora kubaho umugabo agomba guprovidingira umugore ntabwo rero urumva aho ngaho ngiye kumuprovidingira naba ndi umugabo wese ubwo nahita mba umugabo akaba umugore aho ngiye kumutunga
okay none se hari abakobwa usanga bateye imbere ariko wumva cyangwa se okay hano turi kuri side y'abakobwa ko Justin wambwiye kuri umukobwa ako gusanga barateye imbere ariko ugasanga nta any support y'undi muntu bigeze babona ugasanga afite ibintu yagezeho yigeje okay birashoboka ko umukobwa yatera imbere ubwo ndi kugira ngo unaze kubagiramo n'inama ntago bishoboka ko umukobwa yatera imbere adaciye muri izo nzira iz'ubusambanyi yes iz'ubusambanyi cyase gutega amaboko ku bagabo birashoboka cyane as long as ukora ukiyubahisha n'umuryango wawe ukanyurwa n'ibyo ufite little by little ugenda ubibona reka nkuha agastori gatoya umbwire uhite umbwira ati uyu mukobwa abaye harya sibyo hari umukobwa nigeze kubona kuri stati y'umuntu ndamubaza ati se uyu mukobwa bite nyine ukuru bite urebye ukuntu yari yambaye yari ubona ko yari ahantu muri sama yagiye ku mazi ibintu nk'ibyo nyine ndebye ahantu ari just numva mba interested mitanaske ngo wampostinze ati uyu mukobwa bitebye arambwira ati nyine ni byiza bye nuko yansubije ati okay ikirari gike afite mu ntoki afite telefone mu ntoki arambwira ati ni 15 Pro Max iPhone ndangije ndamubaza akora iki ati binakora nta byadanje muri coffee shop ahembwa 60 yagatangiye ryari nta namezi atatarashira iwabo bameze bate ati nta byadanje papa we ni umumotari mama we yicururiza boutique exactly you know where that phone come from nta nubwo ari ngombwa ngo ngire ibibaze iki 60 amezi angako 3 akoze 180 nta tegase ntarya ntaranamba two n'udufaranga dukeya cyane just I want to ask that phone iriya phone afite mu ntoki ze 15 Pro Max ni telefone ihenze by the way you know urumva n'ahantu yavuye muri n'ahantu ari nyine ahantu ari n'ibyo afite mu ntoki n'akazi akora n'iwabo urumva ntabwo bifitinga ntabwo bihura avuga ashobora kuba afite umudadi somewhere ubona nk'uwo mukobwa hazaza yaza bameze hate ahazaza rero bura umuntu niwe uhitamo oya urumva reka nkwereke impamvu uvuga expecting ukurikije ukuntu umukobwa yego nyine reka nkwereke uko niwe uhitamo ashaka kwicara wenda mu gitondo akabyuka akitekerezaho akavuga ati noneho mfite umuntu wama capital urumva ko aramufite umuntu umugurira telefone ya 1,500,000 harya ni umuntu ufite amafaranga afatika kandi bigaragara yes ushobora kubyuka mu gitondo ari umuntu ufite ubwenge bati uyu muntu reka let me do this once and for all kabikora rimwe bwa nyuma ari kubwa mbere n'ubwa nyuma wenda kamuha nka 5 million cyangwa okay urumva ngewe ikintu ntekereza aga starting a business uko byumva reka nkubwiye byose birashoboka iyo ni one way birashoboka kamaye amafaranga agakora business ikunguka akatera imbere kuko arababikoze batera imbere yego cyangwa se umunsi umwe akabyuka akavuga ati ibintu kambivemo njya kagabuye izo ni inzira ebyiri zose zishoboka ubuzima bwe akabu cyambere uri ubuzima burimo Imana bugenda neza urebye good urebye kuri positive side na negative zose zirimo ntago azirebe negative side just I want to know niba uri umukobwa niba yicara akakira telefone ifite ayo mafaranga gasohoka negative nayo irahari azagira mandi yo kuba navuga tereka nshake business plan nyine hari negative navuze ngo hari gihe yabyuka umunsi umwe one day nyine akadesa akitekerezaho yabonye umwanya wo kwitekerezaho ko nyine sad kuri we ari mu buzima buhenze ari kubaho ubuzima ashaka no kubitekereza biragoye ariko nyine birashoboka nabyo ikindi kintu gishoboka ni iki ngiki kiri negative nuko shobora kurangira kakaza kabuze bikarangira umuntu yari afite nawe amucitse agasigara noneho abura n'umuha 1,000 ashaka n'umuha 1,000 kwa kundi babigurisha akamubura nawe cyangwa se ari gashobora no gukuramo na sida byose ni ibirwara gakuramo n'indwara izabana nawe ubuzima bwose urumva nabyo bari ibindi bibazo
byose byashoboka. ni ibintu bigenda bibaho kandi kenshi cyane wenda no ku bakobwa. Ese wowe umuntu akubwiye ngo reka nkohereze telefone ya Emily no kugira ngo gustatingira business wacuzinga iki? Nkande yo nyine yanshinga business nkande nibyo narindi turi kuri ya side ya kugira ngo wenda usubirize nk'uwo mukobwa kubera ko urumva uwo mukobwa ariko ntago ari njye ntago ari wowe ariko turi kuvuga just in general. Yego ni ukuvuga ngo umukobwa iteka ryose wemera akavuga ati deka nakire iyi telefone cyangwa se reka nakire amafaranga angana gutya, uri kumva byanze bikunze nuko cyase ajya akemera wenda gusohoka si ikibazo ariko uzi ikibazo umuntu nk'ugwaye amafaranga aba umugenga ubuzima bwawe kandi me I don't like I live my life me alone. Yo katwihute cyane umukobwa wambaye neza kuri we n'umukobwa umeze wambaye gute? Vuga ati this girl smile. Umukobwa yambaye neza aba yambaye high heels. High heels, okay. Kanzu. How color? Which color? I like black. Black. High heels, black dress. Huh? No, not all of them. Wenda shaka kwambara nk'ikanzu, okay, reka turebe nk'ikanzu ya rouge. Okay. Kambara inkweto. Iyo kanzu igira he? Kubiti. Niyo abifite rupasura sava. Ariko nyine ni umukobwa uri presentable, urumva agomba kuba yambaye ibintu birebire. Ntabwo umukobwa uri presentable yambara ibintu bigufi. Akambara nyine ufite jewelry uzambara cyangwa uri umurokore ntubyambare byose nta kibazo. Ufite hari udusakoshi twari twiza cyane ku bakobwa twa Prada twa Dior. Ufite nkaho gasakoshi gatoya atari kanini. Ikindi ari ufite imisatsi akaba yisokoje imeze fresh imeze neza ubona ko ari smart. Yaba umurokore yaba n'undi wari wese ko n'abarokore ujye ubona ukuntu basokoza neza. Mbibona cyane on side of girl so dufitiye kuri side y'umuhungu wambaye neza kuri ngo biragoye rero biragoye ko hari igihe mbona umuntu yambaye neza yambaye ikoboyi undi nkabona yambaye neza yambaye tisi biterwa ko nyine ariko ari ubuntu ukavuga ati dust mungu hari umuntu mungu aba yambaye nk'agakoboyi ipantaro y'ikoboyi yashyizeho inkweto dusanzwe zino z'amanuza atari congo atari uducongo akanatebeza voilà agatebeza hari n'utuntu tw'udu-t-shirt tuba tumeze neza kagafonsa ugatebezamo akagatamo. Noneho rero hano nkufitiye utuntu twihuse cyane twerekeranye na gakondo. Urasubiza ko byumva by the way. Reka twihuse cyane tunagana ku musozo. Hari ijambo bita gusiga amateka ku mukobwa ni ku mukobwa cyangwa muri rusange? Okay, reka tuvuge muri rusange. Gusiga amateka. Reka ngoye nk'urugero ruto. Yego. Wenda umuntu wenda yaratuye ahantu. Wenda tukatusuppose ko ari umukobwa mwiza ugira ikinyabupfura ukunda abantu abantu bose. Urumva yavuye aho hantu buri muntu wese asigara avuga turiya mukobwa yari umwana mwiza mana yanjye uzamumugisha something like that. Numva nyine ariyo gusiga amateka. Noneho hakaza indi jambo rivuga ngo mutima w'urugo umuntu sataniye no wambere. Mutima w'urugo yego n'urugero warumaye. Mutima w'urugo ni umuntu wita ku muryango. Okay, wenda ni umugore. Umuntu wita ku inshingano z'urugo, ku mugabo we, ku bana be ntasamare, ntajye mu bintu by'ibigari. Hari abantu b'abagore bagira amatiku ugasanga ahera mu gitondo akageza nimugoroba, umugabo agataha nta kintu kimwe arakora. Mu mutima w'urugo numva ari umugore wita ku nshingano ze z'urugo uzikurikirana zose kandi uzi ko zigomba. Okay. Umugabo agataha agasanga mu nyine ahantu hari ahantu umuntu yinjira ukajya yinjiye nk'ikuzimu. Urugo ntago burya ari inzu. Just a woman. Niyo mpamvu bavuga ngo umutima urugo rwiza rugaragazwa n'umugore. Okay. Umugore mwiza ni definition y'urugo. Umugore mubi definition y'uko nta rugo ruhari ari inzu gusa. Ambo hakaza icyo bita gutwika inkwi. Gutwika iki?
inkwi uzi icyo ari cyo? Gutwika inkwi ndazizi twarazicanye ariko gutwika inkwi simbyumva. Gutwika inkwi ntabwo byumva? Gucana se ntabwo mbizi. Ngo turisimbuke abarizi baraza kuza kutubwira hakaba icyo bita kurinda ingoma. Kurinda ingoma je sais pas, nabyo ntabyo nzi. Kurinda ingoma se ubu ni nko gusigasira? Yes, gusigasira nyine amateka. Gusigasira okay, nk'ubwo ngubu ibintu twagezeho twebwe nka tukazabisigasira byo muzehe wacu yakoze. Musaza. Ubwo ni gusigasira. Ubwo ni ugusigasira. Ambo reka rero reka mbaze ku kintu kijyanye n'izi nkwano zitangwa ku bakobwa. There you go. Gira ikintu mbwira kuri icyo jambo mbere ko ngira ikibazo mbikubaza. Inkwano nishimwe. Nishimwe kuki? Nishimwe ry'uko umubyeyi yareze neza. Hanyuma umuhungu ntago aba yarareze se? Ni umuco. Ese hari umuhungu bakwa? Nyine umukobwa arakobwa. Just Okay, umukobwa. Ese hari umuhungu bakwa? None nyine kuki ntago kibatamukwa nyine? Ntago mbizi niko nabisanze. Njye navutse mbisanze. Okay, wowe ushyize muri logique yawe logically yawe. Umukobwa nyine urumva umubyeyi w'umugore aba yararushye uzi kuruza umwana w'umukobwa bro. Muri iyi si meze gutya kamugeza ashaka. Abari insazi. Azinarizi. Nyine okay, noneho katuze ku kintu cyo kuvuga ngo hari igihe ari nk'umujene apanga ubukwe n'umukobwa bakumvikana bagakundana bakumvikana ku bana ariko ugasanga ananijwe n'iwabo w'umukobwa. Yego. Bapfuye ku kintu cy'inkwano. Cyangwa ugasanga bari kureba kuri side of money. Aturiya muhungu nta mafaranga afite ntabwo muri bubane. Abaye ari nkawe wakora iki? As long as umuntu mukunda kinagenda. Wahita ugenda cyane udahesheje ishema ababyeyi rwose. Nose bigende gute? Ariko umubyeyi nta nubwo yabikanira burya nawe utabigizemo utabigiyemo. Urumva umubyeyi arakubaza uriya muhungu wahagaze gute financially? Yego. Urumva uraza ukamupresenta ubwiye umuntu turakundana n'iki ibintu byose ukabivuga akakubaza se akora iki. Urumva rero bajya kwaka inkwano bakurikije ku kintu akora. Rero numva umubyeyi waka inkwano nyinshi abarengereye. Kuko icyambere abazi icyo umuhungu akora. Okay, ubona umukobwa ubyibura ugereranyije byibura ubona bagakwiye nko kwaka nk'inkwano zingana gute ziri standard ku mukobwa? Yego. Oya biterwa n'ubushobozi bw'umuhungu. Kuko hari igihe ibyakabaye bikora. No standard. Kuko status z'abantu ziratandukanye. Okay. None se nk'umuhungu ukora muri ministeri wenda tuvuga hembwa like 3 million wajya kumuca 100,000 se? Nase umunyonzi wajya kumuca 800 arayakura he? Nyine biterwa na standard y'umuntu ariho mu buzima bwe. Noneho ukakadiriya nyine ukurikije ukuntu ameze. Okay, that's fine. Kandi noneho numva nge iyo bigenze neza wowe ureka umuhungu akadisida. Kambwa ati wowe agaciro umukobwa wanjye unzanire kuryazana menshi. Okay. Nayo ugiye kudiringa ibiciro bigaragaza kuri kugurisha umwana wawe kandi ndumva utamugurishije. Okay, mwese abahungu tuzakora inama rero natwe ari ibihugu babakwa mu Buhinde. Ntago ariko turi mu Buhinde. This is Rwanda bro. Okay, no Rwanda reka tujye ku kintu bita okay, gucunda uzi icyo ari cyo? Yego. Gucunda no kugira gute? Gucunda tate wanjye aracundaga. Ufataga amata akasha mu cyansi. Nuko yabonaga bigenda. Gucunda bikorwa n'abantu. Bikorwa n'abantu bameze bate? Bikorwa n'abadamu. N'abadamu. Nibo bacunda mugabo cunda. Nago nigeze mbibona. Nabonye mama cunda na tate, nago nigeze mbona papa cunda. Okay, fine. Ngiye kukumvisha indirimbo hano. Urambwiye ngo hacunda aba igitsina gore. Okay? Umubwibyo ariko ngo ni nako bire exactly. None ngiye kukumvisha indirimbo hano umbwire icyo uyu muhanzi yarashatse kuvuga. Yego? Okay. Ndabizi ko ujya wumva indirimbo nyinshi turashyiramo gake kugira ngo atadutera copyright. Hano turi kumva amacunda yamena mu bisabo. Kandi uyu ni umuhungu wagize gute? Uyu muhungu ariko ni umuhanzi. Ni umurundi wasangiye aho ariko bigenda. Si byose? Oya tubwire nyine ukurikije ukuntu yari ari kuririmba nyine.
nzi ko igisabo ushyiramo amata amata nyine ukayacundiramo warangiza ukayavangura ugakuramo amacunda ku ruhande n'ayandi mata yandi. None se iyo bavuze ngo umukobwa ateye nk'igisabo abateye ateye nk'igisabo umukobwa uteye neza nyine wese uteye nabi nese yarwo neye nk'igisabo. None se kuvuze nk'umukobwa nese umukobwa uteye nk'igisabo ni uteye neza ni umukobwa ufite mu nda hato wowe afite hips sibyo nyine niba uteye neza. Yeyo reka tugane ku musozo rero ko niba uteye neza kandi hari abakobwa bateye nk'ibisabo. Noneho kandi hano uyu muhanzi yaririmbye ngo amacunda ayamena mu gisabo. Nese igisabo arubwo yiza avuga ko ari umukobwa ambora ntabwo ya reka twose cyane ugiriye ubutumwa uhereza abakobwa mbere ko ubahereza ubutumwa n'icyo ubuzima bwakwigishije pe. Ubuzima bwanyigishije kubaha buri muntu wese kuko uyu munsi ushobora kuba ufite ejo ukaba udafite ariko ushobora kuba warubashye nk'umuntu akazirikana neza mu gihe cyangwa nk'umubyeyi wawe yagize akayizirikana akazayikwitura. Urumva rero kubaha icyo ubuzima bwanyigishije buri muntu uwo ari we wese nta n'ikintu na kimwe ngendeyeho cyashingiyeho. Abakobwa rero bo inama nabagira buriya turakomeye nubwo tutabizi aho ibibazo kimwe tugira turisuzugura ntago twiyubaha ntago twizereramo. Ikintu cya mbere rero nabasaba no kwizera ukiyubaha ukikunda ugakunda umuryango wawe ukawubahisha ukirinda ibishuko kuko hanze hano hari byinshi cyane mbese ukakira ibyo ufite ukanyurwa n'ibyo ufite aho kurarikira ibyo mugenzi wawe afite kandi utazi ubuzima abayeho n'ubuzima arimo kuko twese ntabwo twaba mu buzima bungana. Ukabona umukobwa bamuguriye imodoka sheri we ngo nawe usare uvuga ati ndashaka umudada yigure wowe ubwo kora iyo modoka uzayigurira. That's fine. Yeyo Espen ndagira ngo ushimire rero bwire n'abantu bakomeze kudushyigikira bakora subscribe. Ubu ngubu noneho tugiye kujya tubagezaho ibiganiro non stop buri weekend buri week. Uzagaruka hano iyi microphone uzongera ufate mu biganiro. Yeyo nta nubwo watubwiye n'ikintu ukora ngo tuzagusure ariko ubwo ubutaha tuzabibona noneho uzanadutembereza ahantu ukorera kugira ngo tumenye ngo bigimera bite cyangwa se ibintu ukora mu mugana atanga serivisi. Ndabashimiye cyane abakunzi b'ikiganiro My Day Show. Ndashimira cyane The Sam na Kadete mwakoze. Thank you for hosting me. I appreciate it. That's nice. See you.